Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho turusha gusohoka ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gusohoka kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosoye kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizamini kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe udutsinde ikintu busabwa no kubonera ku gihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Mbere y'uko ureba ino video ujya hasi hasa umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo maze kuhakanda ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Rero kandi subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki. Kandi nawe bifitiye smartphone ushaka kode twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukagufasha kubona kode mu gihe gitoya utavuye aho uri. Ukeneye kwiga uri kure bitakukundira ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakukundira ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho uduha amasaha ubona ubonekaho ku munsi. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tugakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire aho muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Warigishije ukeneye ko tuguhugura, koresha iyo nimero tuze tuguhugure. Ukeneye kwiga mudasobwa twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndizera ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye. Uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu. Ishusho ni mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bicishemo umurongo utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo baba baduhaye ibisubizo 4, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro. A iravuga ngo iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. Mbega ngo iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Se aho A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri bashatse kuvuga ngo A ikaba ari igiso cy'ukuri na B ikaba ari igiso cy'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta nzira ihari. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. N'igiso cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Murabizi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka, ibyapa byo gutambuka mbere n'ibyapa biranga. Ni ingenzi ko wasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba video nagukoreye amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Uramara kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ubonye utari kuyibona kubera ko wenda hatangiye kugeraho video zijya kuba nyinshi, nyandikira kuri 0789351626. Iyo video nyiguye mu gihe kidarenze iminota 2, nkunda kuba ndi online. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Ni ukuvuga ngo icyo kinyabiziga kivuza ihoni kiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ikihe? Arangwa amapikipiki. Mbega ngo velomoteri. Se ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari iki? Mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tekereze neza
usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko isomo twamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Isomo kuri nta kindi ni velomoteri. Velomoteri niyo igira ibikoresho byoni byumvikana mu ntera ya metero 20, ariko bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze kigenda kigira ibikoresho byoni byumvikana mu ntera igiye itandukanye. Murabizi hari ikinyabiziga kivuza ihoni nubwo waba uri mu mubande ukaba wabyumva. Velomoteri yo igira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Bibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu, twandikire kuri 0789 tugufashe kubona kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza nugerwa uzakorera imwe uhite utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri, iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Ishobora kugaragazwa ku buhe buryo? Bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bitewe n'uko ibihe bimeze. Ni igihe cy'imvura, hari nk'ibihu, cyangwa se ni igihe cy'izuba, hari nk'umucucu mwinshi. Bigaragazwa ku buhe buryo rero? Ngo itara rimwe cyangwa menshi yera, mbega ngo amatara menshi y'umuhondo, se ngo amatara menshi asa n'icunga rishije. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo, ari bwo bwa mbere dukosora ikizame. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo, washaswa ngo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igiso cya nyacyo. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo, ni itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo, cyangwa se amatara menshi asa n'icunga rihishije. Wari wahisemo A ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo C ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Uba ugomba guhitamo D kuko mu kibazo cyacu baduhaye ibisubizo bitatu. Wagombaga guhitamo rero D ivuga ko A na B na C ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ibihe binyabiziga? Ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. Mbega ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Se ngo ibinyabiziga ndakumirwa. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, namaze kubibabwira. Bashazwa ngo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. None wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ibinyabiziga ndakumirwa. Ndakeka ko mujya muribona iryo tara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose kuri za ambulance, mujya mubibona. Rero ni ku binyabiziga ndakumirwa. Ndizera ko waramazwamo C, ndizera ko wari umaze kuyandika ku gapapuro. Ukeneye ko nkwigisha mudasobwa, turaza tukayikwigisha. Upfa kuba uri mu mujyi wa Kigali, turaza tukakureba tukakwigisha turi kumwe, tukanagusobanurira n'ibintu waba waragizeho ikibazo, ubundi ukajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Nahanyu rero kutwandikira cyangwa mukaduhamagara ni kuri 0789 tukaza tukakwigisha. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bitapatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro, cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura. Bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Bipfa kuba bitarenza ibihe bipimo? Ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero naka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Mbega ngo uburemere, uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Sega ngo uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo A na B ni byo bisubizo by'ukuri. A kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, na B uburebure bwabyo habarimo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D.
none wowe hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Bino binyabiziga bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro, cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Iyo bavuze ngo bitewe n'uko igihe kimeze, hashatse kuvuga ngo wenda ari mu mvura hari ibihu, cyangwa se n'igihe cy'izuba hari nk'umucucu mwinshi. Hari ukuntu bigaragazwa n'amatara abiri atukura inyuma, ariko bipfa kuba bitarenze ibihe bipimo. Hano isoki kuri rero nta kindi ni D, A na B, ni ibisubizo by'ukuri. Kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, ariko uburebure bwabyo harimo n'ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Wari wahisemo A ni isoki kuri, ariko nta manota baraguha. Wari wahisemo B ni isoki kuri, ariko nta manota baraguha. Uba ugomba guhitamo D ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki mu nkomane. Kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu nkomane? Iyo bavuze inkomane ni ahantu imihanda ihuriye. Kibonye ahantu imihanda ihuriye ukakibona imbere yawe, kiba gisobanura iki? Ara ngo tanga inzira ku binyabiziga binini. B ngo gabanya umuvuduko uhe inzira abanyamaguru. C ngo tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo tanga inzira ku binyabiziga biturutse iburyo bwawe. Hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki twamaze kugihitamo. Ndizera ko isoki cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni C, tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Hari umuhanda ugiye kwinjiramo kandi hari ibinyabiziga ugiye gusangamo, uramanza ukabiha inzira. Murabizi iyo ugiye gusanga abantu mu muhanda, cyangwa wowe bagiye kugusangamo baguha inzira, ariko nawe waba ugiye kubasanga mu muhanda wabo, wowe ukabaha inzira. Niyo mpamvu duhisemo C. Noneho kino cyapa hari igihe bakibaza, noneho bakakibaza ngo kino cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe. Noneho kibonye hari abanyura bazengurutse kiba gisobanura iki? Kubera ko iyo tugeze hari abanyura bazengurutse twinjira mu ruhande rw'iburyo, iyo tukibonye aho banyura bazengurutse dutanga inzira ku binyabiziga biri ibumoso. Ndakeka ko niba baramuka bakikwaje noneho bakavuga ngo iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse, uzahita umenya ko ari ugutanga inzira ku binyabiziga biri ibumoso. Bakikubaza nta kintu barengeje, bakabaza ngo kino cyapa gisobanura iki, ugahita ko gisobanura ngo tanga inzira, kuko kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Ni ingenzi ko ubonye ibibazo byerekeye ku byapa biri kugora, wasubira ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba video y'amakwatano y'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye, uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijoro rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Mu yihe ntera? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. A metero 100, B metero 75, C metero 25. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari isoki cy'ukuri, B ikaba atari isoki cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona isoki cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, hari abantu benshi bahita bagira ngo ni saa 11:45 bugiye gucya. Oya, birashoboka ko ari saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Nibyo bita ngo nijoro igihe ijuru rikeye. None ano matara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo abagomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ingana iki? Ndakeka ko wamaze guhitamo isoki cy'ukuri. Ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Isoki cy'ukuri nta kindi ni B muri metero 75. Amatara yo kubisikana yo ni muri metero 40. Uba ugomba kuba ubizi rero bino bipimo. Ndi kuguteguriraho amasomo ku bintu bijyanye n'ibipimo n'amatara. Ukanda subscribe hasi kugira ngo iryo somo nindishyiraho ntizagucike, cyangwa ngo urindire ko bagenzi bawe baragusharinga link kandi nawe ufite smartphone. Hari n'abantu benshi mbona banyandikira akambwira ati ikizamushyiraho sinkibona, ikintu postinga ikibazo gikunda kuza ntago nkibona. Ariko umuntu wese wagiye aho hasi hasa umukara ndetse ngo subscribe akakanda agera ahita abibonera ku gihe. Ikibazo cya munani kikabaza ngo iyo bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200, ibinyabiziga cyangwa imitwaro
bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Bigaragazwa ku buhe buryo? Inyuma ni amatara abiri atukura. Mbega ngo iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro, ni itara ndangaburumbarare risa n'icunga rishije cyangwa ry'umuhondo. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A inyuma ni amatara abiri atukura, na B iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro, ni itara ndangaburumbarare risa n'icunga rishije cyangwa ry'umuhondo. Bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Utari wahisemo C, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Ni ukugira ngo ibibazo ugerweho wabibonye, uko murabizi ibibazo biragaruka. Urakosora kino kizamini, ujya mu kizamini urakora mu kanya, ubona ibibazo 9, ibibazo 10 byagarutse. Byo nka kino kizamini kimwe ukosoye, aba ari ingenzi rero gukanda subscribe kugira ngo ningenda kishyiraho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni. Telefoni ko ari izacu ntitwemerewe kuzikoresha hehe? Ari mu biro bya leta, mbega ngo mu biro bya polisi. Se ikaba ngo igihe utwaye ikinyabiziga, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri mu biro bya leta, na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri mu biro bya polisi, ndetse na C ikaba ari igisubizo cy'ukuri igihe utwaye ikinyabiziga. Ntibyemewe gukoresha telefoni ryari? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Igihe utwaye ikinyabiziga ntiwemerewe gukoresha telefoni. Mu biro bya leta ho murabizi hari na serivisi twaka, tukabahamagara tukazibaka dukoresheje telefoni kandi bakaziduha. Mu biro bya polisi niyo ubonye impanuka yabaye cyangwa hari ubundi bushotoranyi buri mu muhanda, hari nimero uhamagara 112 bakaza bakakwitaba. Noneho igihe utwaye ikinyabiziga byo kirazira gukoresha telefoni. Ndakeka ko waramutamo C. Ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko, muri make mbere yo kudepasa ikindi kinyabiziga hari ibintu ugomba kumenya. Ugomba kumenya iki? Ari ngo nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma. Mbega ngo umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Se ngo ikinyabiziga kiturutse imbere gishaka gukatira ibumoso, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kucyitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Murabizi mu gihe uri kubona imbere hatagaragara neza, wenda urugero ugeze mu ikoni, ntuba wemerewe kunyuranaho kubera ko hari intera runaka utari kurebamo imbere yawe, cyangwa se hari ibihu byinshi, hari intera utari kurebamo imbere yawe, witondera kunyuranaho. Ukamanza ukareba ko umuhanda ubona neza, ukitondera kunyuranaho kugira ngo udateza ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha inzira nyabagendwa urimo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ariko mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba rose mu gihugu, ufata telefoni yawe ukatwandikira cyangwa udahamagara. Mu gihe kitarenze iminota 2 tuba tumaze kugushakira kode mu karere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, nizo kuri kategori ziri kuboneka. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare, ibyo byose tubigufashe. Mukeneye kwiga mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, uraduhamagara uhitemo. Ukeneye kwiga mudasobwa, twandikire cyangwa uduhamagare, ni kuri 078 935 16 tuze tukwigishe, ugende ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu. Uru ntabwo ari uruziga, ntabwo ari impande nyinshi, ni mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ari ngo imbere hari umuyobozi w'amatungo. Mbega ngo imbere hari inzira ya gare ya moshi. Si ngo hegera amasangano n'inzira nyabagendwa n'inzira ya gare ya moshi hatabambiye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo inkomane ibambiye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo.
ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni se ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, akaba ari ubwoko bwa mbere bw'ibyapa byo ku mihanda. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Kino rero cyo kikaba kiburira. Ikindi ugomba kubimenyaho, babikubwira ibintu hakiri kare. Ngo ugiye kugera ahegera amayira y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye, bakabikubwira hakiri kare. Bakunda kuyishyira mu ntera hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 kugira ngo ugere ku icyo kintu bari kukubwira. Ndakeka ko hano waramutse se, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburebure ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungwaho ibiziga 4 ni ngo toni 24, mbega ngo toni 10, se ngo toni 16, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo toni 56. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko ikiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000, ariko akabaho ingero kugira ngo woroshye ibintu. Ntabwo bavuga ngo toni, kuvuga ngo toni 10 no kuvuga ngo ibiro 10,000, ibyo bintu biratandukanye. Kuvuga toni 10 hari ukuntu baba boroheje ingero. Rero hano ikiso cy'ukuri ndakeka ko amaze kugitamo. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni toni 24. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 cyabaza ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa rumoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kikurura hari umwanya urenze metero 3, ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. Kiriya kiba kizirikanyije ikinyabiziga na rumoroki, kiriya kintu kiba kirimo hagati kiri gukurura rumoroki kiba kigomba kugaragazwa gute mu gihe harimo umwanya urenze metero 3? Hano hari ibisubizo 4 baduhitamo, kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ngo gatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande, mbega ngo itara risa n'icunga rishishe rigaragara mu mbavu igihe kibizirikanyije kimuritswe. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari ikiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri bamaze kugitamo. Ndizera ko ikiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni B, itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Utari wahisemo B, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV no gukora rimwe tugahita dutsinda. Niyo mpamvu ugomba gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose postinze ujye ukibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki kandi nawe ufite smartphone. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo kunyura ku bindi binyabiziga uretse ikibiziga bibiri bibujijwe hakurikira. Muri make ntabwo wemerewe kudepasa imodoka. Kunyura ku bindi binyabiziga uretse ibyo wemerewe kunyuraho ni iby'ibiziga bibiri, za velomoteri, ibinyamitende ibiri byo wemerewe kubidepasa, ariko ubujijwe kunyura ku bindi binyabiziga, amakamyo, imodoka. Hehe? Ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Iyo bavuze iteme baba bavuze ikiraro. Mbega ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura. Se ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko ikiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye biba bibujijwe kunyura ku bindi binyabiziga uretse iby'ibiziga bibiri, ndetse no hafi y'aho abanyamaguru banyura, ndetse no hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Ndizera ko waramutse D. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kibaza ngo iyo nta mategeko ahugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni izi modoka tugendamo zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Se iyo nta mategeko
amategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa wazo nuwuhe mu isaha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Nuwuhe rero kwa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ari ngo kilometero 60 mu isaha, mbega ngo kilometero 40 mu isaha, se ngo kilometero 25 mu isaha, mu gihe kuri direct tuvuga ngo kilometero 20 mu isaha. Hano urabona igisoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki ko amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro, handitse kuri nta kindi ni a kilometero 60 mu isaha. No muvuduko ntarengwa kwa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kibura cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana iki uvuyeho aho ikinyabiziga cyahagaze. Utwaye imodoka, utwaye ikamyo yigupfiriyeho, ntabwo waterura ikamyo mu muhanda, ntiwaterura imodoka mu muhanda, ahubwo iyo ufite kino cyapa cya mpande eshatu kiburira, hari intera ugishyiramo kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baza bagusanga bamenye ko bagomba kwitonda, bamenye ko hari icyago, bamenye ko bagomba kugabanya umuvuduko. None kino cyapa ugishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa. Ari icya mbere, ara mu metero 5, mbega mu metero 25, se mu metero 45, mu gihe kuri direct tuvuga ngo metero 100. Hano urabona igisoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki ko amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, handitse kuri nta kindi ni b muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze. Turahisemo b, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Uri gukosora kino kizame ukabona hari ikintu kiri kugugora, ucyandika muri comment ugakanda subscribe kugira ngo ngutegure iryo somo uzahita uribonera ku gihe kandi bitakugoye. Murabizi n'amasomo twagiye dushyiraho ni mwebwe mwagiye muyadusaba, ni ingenzi ko mwajya mujya muri comment rero mukandikamo amasomo mukeneye tukaba yabategurira, mugakanda subscribe mukazahita muyabonera ku gihe mu gihe tuzaba tuyashyizeho. Murabizi tuba tugomba gukora icyatuma mujya mu kizame mugakora rimwe mugahita mutsinda. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki gihe ageze aho banyura bazenguruka. Ugeze kuri rompuwe, ese ugomba gukora iki? Ese ugomba kwitwara ute? Arangutangiza ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka, mbega ngutangiza ku binyabiziga biremereye gusa, se ngutangiza gusa niba uri mu nzira ya kabiri n'iya gatatu isohoka, mu gihe kuri direct tuvuga ngo komeza kuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuguha inzira yo gukomeza. Hano urabona igisoki kuri cyanya cyo ari iki, ese ni gute ugomba kwitwara mu gihe ugeze kuri rompuwe, niko mubyita mu ndimi z'amahanga, ariko mu kinyarwanda cyiza dukoresha ngo aho banyura bazenguruka. Ndakeka ko igisoki ko amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, n'isoki kuri nta kindi ni a tangiza ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka, ari byo biba biri ibumoso bwawe. Utari wamaze guhitamo a, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Akenshi bakunda gushyiraho na kiriya cyapa cyo gutanga inzira. Ndakeka ko weho waramaze utamo a, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo kunyuranaho mu ikona, kudepasiriza mu ikoni, ara ngo biremewe, mbega ngo ntibyemewe, se ngo biremewe ukoranye ubwitonzi, se ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo a ikaba ari isoki cy'ukuri biremewe, b ikaba ari isoki cy'ukuri ntibyemewe, c nayo ikaba ari isoki cy'ukuri biremewe ukoranye ubwitonzi. Hano urabona isoki cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cy'ukuri bamaze kucyandika ku papuro, kunyuranaho mu ikona ntibyemewe, nta na rimwe biba byemewe kubera ko hari intera runaka utari kureba imbere yawe. Birashoboka ko hari ikindi kinyabiziga cyamaze kuza, kubera ko utari kureba mu ntera runaka imbere yawe ukaburaje ugonganye nacyo, ukabuteje uwo muyobozi ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima,
niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Ahantu hose ntiwahagarara umwanya munini. Hari ahantu biba bibujijwe guhagarara umwanya munini. Ese ni he? Ara ngo ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. Mbega ngo ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Se ngo aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo, ubwo A ikaba ari isomo kuri, B ikaba ari isomo kuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Urabona isomo kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo kuri amaze kugitamo, ndizera ko isomo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Ni isomo kuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo, ni ukuvuga ngo ubujijwe guhagarara akanya kanini ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, ndetse n'ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Urugero hakaba hari icyapa kivuga ko hatemerewe guhagarara imodoka. Ubwo rero ntabwo wemerewe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini, cyangwa hari biriya byapa biba birimo pa icishamo umurongo utukura bivuga ko bibujijwe guhagarara umwanya munini. Biriya bibuza murabizi. Ndetse n'aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi biba bibujijwe guhagarara ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Ndizera ko waramutse mode, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi cyabaza ngo kunyuranaho bikorerwa aribyo mwebwe mwita kudepasa. Kudepasa bikorerwa mu ruhe ruhande? Ara ngo mu ruhande rw'iburyo gusa. Mbega ngo igihe cyose ni ibumoso. Se ikaba ngo iburyo iyo unyura ku nyamaswa. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisomo cy'ukuri kirimo. Ese kunyuranaho bikorerwa he? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Isomo cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko isomo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Isomo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni ukuvuga ngo kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Abantu benshi kwa kino kibazo bakunda guhita bahitamo B, ngo igihe cyose ni ibumoso. Ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, uhita uhitamo ko nta gisomo cy'ukuri kirimo, kubera ko birashoboka ko ushobora kunyuranaho ugaca mu ruhande rw'ibumoso cyangwa se ugaca mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezemo, cyangwa bigaterwa n'icyerekezo uri kujyamo. Niyo mpamvu iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uhita uvuga ko nta gisomo cy'ukuri kirimo. Ariko kuri B iyo baba bashyizeho ngo ni ibumoso twari guhitamo B, ariko kuba bashyizeho ngo igihe cyose ni ibumoso nibyo bituma duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramutse utamo D, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka, nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhite ugikora. Ndizera ko kino kizame dukosora ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizaho ujye ukibonera ku gihe, kuko ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda kino kizame. Amasomo ibibazo nkunda gupostinga bari gukunda kuza mu kizame, warakanze subscribe ugira ahita ubibonera ku gihe. Uvuye gukora uratsinze. N'abantu benshi bakora rimwe bagahita batsinda. Fata zino video uzisharinge ku nshuti zawe nazo zize twigane, kandi wibuke gukanda subscribe kugira ngo bigere ku bantu benshi. Rero mukande subscribe hasi. Ukeneye kode twandikira utubwira ko ari ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Hari isomo ukeneye ko nkuha, nyandikira kuri WhatsApp ni 0789351626. Iryo somo ndiguhe, ahasigaye uribonere kugenda ugerwa uzakora rimwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online, koresha izo nimero mba natanze uze tukwigishe ugende ukore rimwe uhite utsinda. Ibibazo biri gukunda kugaruka, ni ingenzi ko wajya urabonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.